Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha Rwanda Investigation Bureau kuri uyu munsi rwerekanye itangazamakuru abagabo babiri bakekwaho gukora ibyaha by'ubugome birimo gushuka abantu babasaba amafaranga bababeshya ko bagiye kubashakira akazi, nyuma bakabambura ayo mafaranga ndetse bakahita banakuraho amatelefone yabo kuko banafataga abagore bamwe na bamwe bakabafata ku ngufu nk'uko byatangajwe n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB. Aba bagabo bakekwaho gushukashuka cyane cyane urubyiruko rwashakaga akazi, bakarubwira ko bafite aho bagomba kurushyira haba mu bigo bitandukanye bitanga akazi. Ababaga bizeye ayo makuru basabwaga kubanza kwishyura amafaranga y'ikiguzi kugira ngo babashe guhabwa ako kazi, bigatuma bamwe na bamwe babura ayo mafaranga ndetse abandi bakayatanga mu gihe abagore cyangwa abakobwa bakoreshwaga imibonano mpuzabitsina ku gahato n'aba bagabo. Abakurikiranyweho ibi byaha bavuga ko bashukaga abantu bababwira ko bafite aho bahuriye n'ibigo bikomeye bitandukanye bitanga akazi, bigatuma babagana babizere kandi bakabaha amafaranga mu buryo butemewe. Icyakora iperereza ry'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB ryagaragaje ko ayo makuru yabaga ari ibinyoma kuko nta kazi babaga bafite ko guha aba bantu babahaga amafaranga. Hari n'abavuga ko nyuma yo kubizeza akazi bamwe mu bagore babashukaga bakabasambanya ku ngufu ndetse bakanabajyana ahantu batandukanye bakora ishimishamubiri. RIB ivuga ko iperereza rigikomeje kugira ngo hamenyekane abandi baba babifitemo uruhare cyangwa abandi baba bihishe inyuma y'ibi byaha cyangwa niba hari n'abandi b'abafatanyabikorwa b'aba bagabo. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rwasabye abaturage kujya bitwararika ku bantu batazi babizeza akazi babasaba amafaranga mbere y'uko ako kazi bakabaha ndetse bakanabashukisha ibindi bigiye bitandukanye. Abafashwe barimo kugezwa imbere y'ubutabera kugira ngo bakurikiranweho ibyaha bakekwaho birimo uburiganya, kwihesha ikintu cy'undi ukoresheje uburiganya ndetse n'ihohotera rishingiye ku gitsina, cyangwa ufite amakuru ajyanye n'ibibazo kuba yagana inzego z'umutekano kugira ngo zibashe kumufasha kubona ubutabera ndetse no gutanga amakuru ashobora gufasha iri perereza kugira ngo ikomeze. Ntucikwe n'amakuru yacu kugira ngo umenye amakuru yose arambuye kuri iki kibazo cy'abagabo bakomeje kugaragara bashuka abantu ko bagiye kubaha akazi bakabanza kubasaba amafaranga mbere. Njye mvaga ni Damu.